ibyo ni intambwe zitandukanye abadayimoni bakoreramo. Abadayimoni ntabwo bashobora gufata bugwate umukristo, kandi bisubiremo, abadayimoni ntabwo bashobora gufata bugwate umukristo. Twarabibonye yuko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu agizwe n'umubiri, akagirwa n'ubugingo, akagirwa n'umwuka. Umuntu wabanje kuremwa n'Uwiteka ni igice cyitwa umwuka. Niyo mpamvu umuntu ni umwuka. Noneho Imana imaze kurema umwuka, iraza iri mu mubiri, wa mubiri iwuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umwuka w'ubuzima. Noneho wa muntu ahinduka ubugingo buzima. Banga umuntu ni umwuka, umwuka ufite ubugingo, ubugingo buri mu mubiri. Iyo umuntu rero yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we, umwuka w'Imana atura mu mwuka we. Ntabwo abadayimoni baba bafite uburenganzira bwemewe n'amategeko bwo gufata umwuka wawe mu gihe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko abadayimoni bitewe n'amarembo wabaciriye bashobora kuza mu mubiri wawe, bashobora no kuza mu bugingo bwawe bakabwangiza, ariko umwuka batawufiteho ubushobozi. Umuntu rero iyo ageze ku rwego rw'uko abadayimoni bafashe umwuka we, ibintu bishoboka ni bibiri: ni ukutagaruka akajya muri gehinomu burundu, bya burundu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko uwo muntu niba hakiri amahirwe yo kwihana, wenda ashobora kuba ari umukristo utari wakura mu by'ubukristo, abadayimoni bakamufatirana, cyangwa se akaba n'undi muntu utaragize amahirwe yo kubwirwa ubutumwa bwiza atarakiriye Kristo, abadayimoni bakabyuririraho. Ubwo umwuka we niwe ufite uburyo yamubatura akamukura muri ako kaga. Kubera yuko umuntu abadayimoni bafashe ibyo bice bitatu, ntabwo aba agifite umutima nama, ntabwo aba agifite umutima witekerereza, ntabwo aba agifite amahitamo yo gutekereza hagati y'ikibi n'ikiza. Ubwo abadayimoni aho bamujyanye n'ihagi, ni wa muntu uba utacyumva iby'Imana ngo umubwire ngo yihane abe yakwihana. Ibi rero biranatwereka uburyo ni gute abantu bashobora kujya mu isi y'umwijima, bashobora kujya mu madini y'ibinyoma, bashobora kujya mu bapfumu bakifatanya n'abakonikoni, ariko bakazagaruka mu murimo wa Kristo. Nuko baba batahakanye Kristo ku mugaragaro, bitewe n'imikorere y'Uwiteka, bitewe n'imikorere y'Umwuka Wera. Hari igihe Umwuka Wera abakoreramo bakongera bakibuka ko basubiye inyuma, baguye, bakagaruka mu nzira zikwiye. Noneho uyu muntu umwuka we ukiri mu biganza bya Yesu, birashoboka ko n'abandi bakristo bakorana n'Imana bakoresha ubutware bafite, wa muntu bakamugarura mu nzira. Ariko umuntu ubugingo bwe, umubiri we n'umwuka we biri mu biganza bya Satani. Nta muntu ku isi n'umwe ufite ubushobozi bwo kumugarura mu nzira akoresheje ubutware bwe. Ahangaha turi kumwe cyangwa mwasigaye? Abantu benshi, nanjye narabyibazaga cyane, ni gute umuntu umwe abatuka undi ntabatuka? Ihame ni rimwe, nuko Uwiteka ntago ayahatiriza amahitamo y'umuntu. Umuntu iyo ashaka kubatuka, Uwiteka aramubatuka. Ariko umuntu iyo yihisemo guhakana Kristo, iyo umuntu ahisemo kwanga umwami Yesu, nta yindi nzira ibihari yo gutabarirwa mu birangiye. Biriya mwitanga abantu bagurishije ubugingo, biba bisobanuye yuko abo bantu bagurishije ubugingo Satani aba yarashyize ukuboko cyangwa yarafatishije mu biganza bye umubiri wabo, ubugingo bwabo n'umwuka wabo. Dayimoni yakubwiye ngo kugufatisha byaratunaniye, kandi ubugingo bwawe arabufite, yarabutoteje, yarabuvunaguye, yarabutatanije, yarabuhemukiye, sibyo? Umubiri wawe yarabushwanyaguje, ariko uracyahumeka kuka runaka. Bisobanuye yuko uracyari mu biganza bya Yesu. Ikintu cyonyine utegereje ni inzira yo kugutabara. Utegereje amahirwe yo gutabarirwamo, ukayemera cyangwa ukayanga. Icyo gihe nuyemera uzatabarwa, icyo gihe nuyanga ubwo uzaba wihakanye umwami Yesu. Satani azaba agize n'uburenganzira ntakuka ku mwuka wawe. Umwuka kugira ngo ufate niwo wumuha, we nta jambo ufiteho. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umwuka na kamere birahanganye. Satani mu bugingo bwacu ndetse no mu mubiri wacu agendamo ameze nk'uwisanga, kubera ko dutunze bimwe mu bimugize. Dutunze ya mirimo ya kamere, dutunze wa mujinya, dutunze bwa bwoba, dutunze rya shyari, dutunze bwa burakari, dutunze kwa kwikanyiza, dutunze bwa busharire. Ni ukuvuga ngo dutunze umutungo we
yinjira amaze mu mubiri wacu no mu bugingo bwacu. Ariko umwuka, yibuka ko umwuka ni umutungo w'Uwiteka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu apfuye umubiri ujya mu butaka, ariko ngo umwuka usubira kuri nyina, umwuka ni uw'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo rero, ariko tuvuge umukristo wagiye mu nzira mbi, mu bujiji atabizi, haba hakiri amahirwe yo gutabarwa. Uwagiye mu nzira z'umwijima abizi, haba hari ibyago byinshi cyane yuko ashobora gufatirwayo bugwate akicirwayo, n'ibindi byago byinshi by'umuntu wagiye mu isi y'umwijima atarakiriye Kristo, ari umupagani, ari umuntu utazi Kristo muri we, nawe hari ibyago byinshi ko ashobora gufatirwayo bugwate akicirwayo, cyangwa se ntazanaveyo, bikarangira ahindutse igikoresho cya Satani burundu. Umugabo w'umunyamerika w'umubwirizabutumwa ubu yarapfuye, ariko yabaye umubwirizabutumwa ukomeye cyane witwa Hagin. Hari umupasiteri babanaga mu rusengero rwabo, none uwo mupasiteri afite umugore, barabana rwose bakundanye. Uwo mugore yari umuririmbyi aririmbira Imana muri urwo rusengero. None igihe kimwe umugore aza kubwira wa mupasiteri ati njye sinkigushaka, ntabwo nkigushaka, ntabwo nkigukeneye, kubara nawe ni igihombo, ubuzima bwanjye wabushyize mu kaga, ubuzima bwanjye wabushyize mu byago, ubuzima bwanjye wabushyize mu kangaratete, ubuzima bwanjye wabushyize mu ngorane, ntandukanye nawe burundu. Pasiteri aramwinginga aramubwira ati se ko ngukunda, turi abakozi b'Imana, kuki ukoze utyo? Ati hoya, ubu buzima ndaburambiwe, ubuzima bwo dusenga nta kindi kintu dukora ngiye burambihiye. Pasiteri aravuga ati nta kibazo, ubwo ari amahitamo yawe, ariko birambabaje. Umugore aragenda ngo akajya asimburanya abagabo ku bandi, aragenda ngo atendeka abagabo 5, akajya asimburana nabo mu mahoteli, aragenda ajya mu by'isi, ajya kuririmba indirimbo z'isi. Umugore aragenda apfa rubi, aragenda apfa rubi ku buryo na wa munyamasengesho byaramubabaje cyane. None umunsi umwe yari arimo asengana n'uwo mupasiteri nyine wagize ibyo byago, wagize ayo makuba, banasengera icyo kintu. Noneho nibwo umwami Yesu yaje kuza abonekera uno mugabo w'umunyamasengesho witwa Hagin, barimo basenga bapfukamye rwose. Umwami Yesu araza aramubwira ati rero mwana wanjye, ngiye kukwereka imikorere y'abadayimoni, nawe uzabifashisha abandi, nawe uzasobanurira abandi, nawe uzigisha abandi, kugira ngo iyi si imenye imikorere y'inkozi z'ibibi z'abadayimoni. Aramubwira ati uri kubona uyu mupasiteri wanyu? Ati ndamubona. Uri kubona uyu mugore we? Ati ndamubona. Ati uyu mugore yari yaranyizeye, uyu mugore yari umwana wanjye, uyu mugore yari yaranyakiriye nk'umukiza we, uyu mugore yari yaranemeye kunkorera akoresheje umurimo wo kuririmba. Atari ko se byagenze gute? Ubwo nyine umwami Yesu abamushubije inyuma, amwereka ukuntu inzira yo kugwa yagenze. Yagiye kubona haje akadayimoni gato cyane, akadayimoni gato kangana nk'inkende, no mu maso yako kameze nk'inkende, ariko ari akadayimoni nyine. Ako kadayimoni karaza agahagarara ku bitugu bya wa mumama, karamubwira kati warayobye, warahenzwe, ibi bintu umugabo wawe yakujyanyemo warahombye, uri mu gihombo gikomeye cyane. Ijwi ryiza ufite, wakwiye kuba ufite igikundiro, wakwiye kuba ufite amafaranga, wakwiye kuba ufite abantu benshi bagukurikirana, warahombye. Umudamu arabimenye aravuga ati genda mva inyuma Satani, ayo ni amajwi yawe yo kunca intege, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Akadayimoni kariruka karagenda. Noneho haza gushira igihe runaka nk'amezi nk'abiri, ka kadayimoni karongera karagaruka, karongera kajya kuri bya bitugu bye, kamwe ati narayikubwiye, reba ubu buzima urimo, nta mafaranga ufite, nta cyubahiro ufite, nta shema ufite, nta nshuti nyinshi ufite, urimo urahendwa, uri mu gihombo wowe, abandi baragusize mufite impano imwe. Ibi bivemo, nzaguha igikundiro, nzaguha kumenyekana, nzaguha amafaranga. Umudamu ati hoya, ndabyanze Satani, va kubyoranya mu izina rya Yesu. Ariko akadayimoni kamaze kugenda, wa mudamu akomeza kubyibazaho,
atari ku bintu ntabwo byaba ari byo. Koko nanjye urebye ndaririmba mu rusengero buri cyumweru, ndaririmba mu rusengero buri materaniro, bambiki umugabo wanjye aracyagendera muri kagamodoka gashaje. Reba ibintu dutuyemo ni yayindi, ntabwo duhindura. Nyamara ibi bintu nibyo. Nakwiye kuba mfite icyubahiro muri iyi si, nakwiye kuba mfite umunezero muri iyi si, nakwiye kuba mfite amafaranga muri iyi si, nakwiye kuba ntuye mu nzu nziza nk'abandi bantu tuziranye. Reba kanaka inzu atuyemo, reba kanaka ukuntu abana be bameze neza, reba ngewe ukuntu merewe. Ibi ntabwo nzabishobora. Ibyo bitekerezo bikomeza kumwitugatugamo kugeza igihe afatiye umwanzuro wo kugenda abwira umugabo we ko bagomba gutandukana. Aragiye atandukanye n'umugabo we. Ubwo wa mugabo ari mwiyerekwa, ari kugenda areba ukuntu umugore byamugendekeye. Aragiye abwiye umugabo we ati tugomba gutandukana, ndarambiwe, ndarakubwiye ngo ushaka akazi, ibi bintu ubivemo, waranze. Ndarakubwiye ngo nanjye nkashaka ibi bintu bivemo, waranyangiye. Ubwo rero ntandukanye nawe, nta kindi kintu ngivugana nawe. Umugabo aramwinginga, aramubwira ati se ko turi abakristo bizagaragara gute ibi bintu? Wakwihanganye tukabisengera? Undi ati oya, nafashe umwanzuro wanjye, ntacyo gusengera, genda. Baba baratandukanye. Bakimara gutandukana, umugore akururana kuko n'abagabo 5 barakururanye. Noneho Yesu abwira uyu mukozi w'Imana, amubwira ati rero nubwo uyu mudamu yatandukanye n'umugabo we, nari nkimubara nk'umwana wanjye, nari nkimubara nk'uwo napfiriye nacunguye. Iyo angarukira akanyaka imbabazi, nagombaga kumubabarira koko, nkongera nkamwakira mu muryango wanjye. Aragiye akururanye n'abagabo 5, akajya asimburana nabo mu mahoteli, mu mazu agiye atandukanye. Noneho umugabo aramubaza ati se mwami, ko uyu mugore yagiye mu busambanyi cyane, ubwo ari kumubabarira? Ati yo, ati nubwo yari kujya mu bagabo 100, nari kwirengagiza ibyo yanyuzemo byose. Iyo yaka imbabazi nkamubabarira, akagaruka mu rugo, nkongera nkamwakira nk'umwana wanjye, nkamubera umukiza n'umucunguzi we. Noneho umwami Yesu yaje kohereza wa mudamu umuntu wo kumufasha. Yari ari muri hoteli imwe n'umwe mu bagabo be. Noneho haza kuza umugabo wari umukozi w'Imana ariko nawe w'umuririmbyi, banaziranye, biganye. Aragenda ajya muri ya hoteli. Ubwo yabajije amakuru ye, baramubwira ati akunda kuba ari muri hoteli iyi n'iyi, ari kumwe na kanaka. Aragenda ajya muri ya hoteli, arabaza ati se umuntu uyu n'uyu n'undi uyu n'uyu bari muri no hoteli bajemo? Ati bajemo, bamazemo iminsi. Ati se mwambwiye icyumba barimo ko mbakeneye byihutirwa? Ubwo barangije bamwereka icyumba, arimo ati genda ukomange, nubasangamo nyine ubwo uravugana nabo. Aragiye akomanze kuri cya cyumba wa mudamu arimo n'uwo mugabo we. Umudamu asohoka muri icyo cyumba cy'iyo hoteli ameze nk'utambaye nyine, yambaye twatwenda twa nijoro baba bararana. Umugabo aramubwira nyine wari ugiye kumureba w'umuvugabutumwa, ahubwo ati muvandimwe ko wakoreye Imana, ibyo bintu wabivuyemo ukagarukira umwami Yesu, ugasanga umugabo wawe kagutegereje, na n'ubu ngo batarashaka undi mugore. Ukuntu wa mugore yamubwiye, yaramubwiye ati mva imbere, uwo Yesu wawe, uwo Yesu wanyu mugende mupfane nawe, mwanjijemo. Mva imbere, nafashe umwanzuro, uwo Yesu wanyu mugende mupfane nawe. Umugabo arigendera. Uwo mugore rero akimara kuvuga iryo jambo, yagumye muri ibyo bibi bye, arasayisha kugeza igihe yapfiriye. Ariko atarapfa. Urumva uwo mupaseri yasengeraga uwo mugore n'uwo mugabo nyine, uwo mugore atarapfa. Urumva yaje gupfa nyuma nyine. Muri iyo minsi rero yaramaze guhakanira uwo mukozi w'Imana nyine, nibwo bari barimo bamusengera. Ariko yarasayishije, yarabaye umusinzi, yaragiye mu bibi byinshi. Ubwo none uwo mukozi w'Imana abaza Kristo ati none se mwami, urashaka ko uyu mudamu umusengera? Umwami aramubwira ati ntabwo ushobora kumusengera, ntibishoboka. Hamwe ati bishoboka bite? Kuba tubwiye ngo dusabire abanyabyaha tubasengere, ni gute umbwiye ngo ntabwo nasengera uno muvandimwe? Kuko twari turi kumusengera kugira ngo turebe ko urugo rwe rwakongera rukiyubaka, igisebo kikabavaho, ikimwaro kikabavaho. Umwami aramubwira ati wiruha, ntabwo wamusengera ngo bikunde. Nanjye ubwanjye nta kintu namumarira, na data ubwe ntago afite
uburyo bwo kuyobora ibitekerezo bye. Ntabwo tuyoboresha abantu igitugu twebwe. Niba yaranyihakanye akanga kunyemera akansuzuguza mbere kari akageni, nta yindi nzira ihari. Yesu nibwo amubwiye ngo yakoze icyaha kimwicisha. Yakoze icyaha kimwicisha. Iryo rya jambo rero ryo mu rwanda rwa Yohana ibice 5 ku murongo wa 16. Umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari cyo kumwicisha, nasabe kandi Imana izamuhera ubugingo abakora ibyaha bitari byo kubicisha. Ni ukuvuga ngo umuntu ukora icyaha kitari cyo kumwicisha, umuntu ugifite Kristo mu mutima we, mu bugingo bwe, nk'umwami n'umukiza we, uyu nguyu yabasha gusengerwa agahinduka. Uyu nguyu yabasha gusengerwa abadayimoni bakamuvaho. Hariho icyaha cyicisha, si icyo mvuze ko agisabira. Ni ukuvuga ngo ntabwo twemerewe gusabira umuntu wakoze icyaha kimwicisha. Umuntu wihakanye Yesu ku karubanda, ku mugaragaro, akamuhakana nk'umwami n'umukiza we, ntabwo abadayimoni bashobora kumurekura, biba byarangiye. Gukiranirwa kose ni icyaha, nyamara hariho icyaha cyicisha, hariho icyaha kitababarirwa, biba birangiye. Ntabwo ari abantu benshi rero bakora kino cyaha. Hari ikintu bavuga mu madini ngo gutuka umwuka wera. Bamwe mu madini ntabwo babisobanura neza, ntabwo bafite ubumenyi buhagije bwo kubisobanura neza. Yesu rero abwira uyu muvandimwe ati, uyu mubyeyi, uyu mumama yakoze icyaha cyicisha, ntabwo ushobora kumusengera. Ati n'ikimenyimenyi ngiye kukwereka iherezo rye. Ubwo yari akiri mu buzima busanzwe ariko arimo asayisha mu bibi. Nibwo rero umwami Yesu amweretse ku nazarimbuka agapfa, nta handi azanaruhukira ni kuzimu mu muriro utazima. Uyu mukozi w'Imana arangije yumva ijwi arimo aboroga cyane, no mubyeyi arimo ataka cyane mu muriro utazima, yageze ikuzimu. Uyu mukozi w'Imana rero ntabwo yashyizwe, yaramubwiye ati ntabwo mbyumva neza, kuko ijambo ryaratubwira ngo dusabirane, twingingirane. Ni gute uri kumbwira ngo uyu mubyeyi ntabwo namwingingira ngo mutabare? Ni gute utamutabara? Umwami Yesu rero nibwo amubwiye amagambo ari mu Baheburayo igice cya 6. Aramubwira ati nta gusoma ijambo ryanjye ndakubonye. Aramubwira ati mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 narabisobanuye. Harimo ingingo zigenderwaho kugira ngo zigaragaze ko umuntu yakoze icyaha cyo kumwicisha. Mu Baheburayo ibice 6 uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6 haranditse ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kubambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo hari ibintu nka 5 by'ingenzi umwami Yesu areberaho kugira ngo arebe ko wakoze koko icyaha cyo kukwicisha. Icya mbere ni ukuba waramaze kuvirwa n'umucyo, ni ukuba waramaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, ubu uri umukristo ukuze mu by'umwuka, ntabwo uri umwana mu by'umwuka. Icya kabiri, ubu warasogongeye ku mpano z'umwuka. Impano umwuka atanga aba yaraguhayeho. Niba ari impano y'ubuhanuzi uba warayihawe, niba ari impano yo kuvuga ubutumwa uba warayihawe, niba ari impano yo kwigisha uba warayihawe, niba ari impano yo gusenga uba warayihawe. Ikindi, uba waragabanye ku mwuka wera. Ni ukuvuga ngo umwuka wera uba warabatijwe n'umwuka wera, umwuka wera aba yarakumanukiye. Ikindi, uba usobanukiwe ijambo ry'Imana, uba usobanukiwe umucyo, uba ubizi neza ko uvuye kuri Kristo Yesu akamwihakana, akamubamba ku karubanda, akamukandagira ku karubanda, uba ubizi neza ko nta garuriro. Noneho warangiza ukabirengaho, ukihakana umwami Yesu, ukamukora isoni ku karubanda, icyo ni icyaha cyo kukwicisha. Nta garuriro biba birangiye. Umuntu rero wagize kuri uru rwego, abadayimoni bamufata wese. None ushaka wakoresha rya jambo ngo bamufashe bugwate. Haleluya.
ushaka wavuga ati uyu muntu yafashwe bugwate, nta hantu azagarukira, nta hantu ho kugarukira hagihari. Ba bantu bari abakristo, umuntu ngo yari umukozi w'Imana, uzabumva bakubwira umuntu yari umukozi w'Imana, yari umuririmbyi, yari umuhanuzi, yari afite icyumba cy'amasengesho, nawe unyumvire. Arangije arenga hajya guhinduka umupfumu, arangije arenga hajya guhinduka umurozi. Uwo muntu biraguye ko yagaruka ngo yongere yihana, ahindukire Uwiteka Imana, mu gihe yujuje bino bintu biri mu ijambo ry'Imana. Ni umukristo ukuze, yigishijwe ijambo ry'Imana, azi neza yuko atagomba kwihakana Kristo, yarangiza akamwihakana. Uwo muntu ntabwo ashobora kugaruka. Hari abantu rero turuha turi gusengera, ugasanga umuntu afite umugabo cyangwa afite umugore, akamara imyaka nka 50 yirirwa atakamba imbere y'Imana ati uyu muntu Imana mungarurire, uyu muntu Imana mungarurire, akazarinda saza atagarutse. Ukibaza uyu mugabo wanjye ko ari umuntu mwiza tukibana, uyu mugabo wanjye ko yubahaga Imana tukibana, uyu mugabo wanjye ko yari umuhanuzi w'Uwiteka tukibana, ni gute yahindutse inkozi y'ikibi? Kumbi yakoze icyaha kimwicisha, yihakanye Yesu, yakira Satani mu bugingo bwe, yahaye Satani ubugingo bwe, yaramumweguriye bya burundu. Bivuze ngo umwuka w'Imana yarigendeye. Uyu muntu rero ahita ahinduka ingwate ya Satani, asigara ari igikoresho cya Satani. Niba rero twita ngo bagurishije ubugingo bwabo, buriya hari umuntu ushobora no kugenda akagera kwa Satani, Satani gusa akanamufata bugwate, ariko akazagaruka mu itorero rya Yesu. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko uwo muntu ntabwo yagiye kwa Satani asobanukiwe inzira y'ukuri, yagiye kwa Satani mu bujiji, cyangwa se yagiye kwa Satani mu butamenya, cyangwa se yararozwe, imiryango yabo imufata bugwate, imufashe bugwate imugezayo. Noneho nyuma umwuka w'Imana cyangwa se Imana ikoresha abakozi bayo baramugarura mu nzira. Ariko wa muntu wari uri mu nzira asobanukiwe ibyo arimo, biragoye ko yagaruka. Bari abapfumu n'abari abarozi, biragoye. Niba barasobanukije ijambo ry'Imana bagasinyira ubugingo bwabo Satani, biragoye ko bagaruka. Guhakana umwami Yesu ni ishyano, kuko niwe ukurengera. Umwami yabwiye uwo mugabo, aramubwira ati uriya mubyeyi, niba iyo bamubwira bati garuka wakira umwami Yesu, ugarukire umugabo wawe, yarangiza akavuga ati sinshaka kumugarukira, nari gukomeza nkinginga data, nari gukomeza nkamwohereza abamutabara, intumwa zanjye, nibura nkirengagiza ko ari njye yavuze. Ariko yabivuze abihamije, adashidikanya, bikuye ku mutima, abikuye ku mutima we ko atakinkeneye mu bugingo bwe. Ubwo niba atakinkeneye mu bugingo bwe, nta kindi nakora, ni ukumureka nanjye. Ntushaka kumugarura, wimusengera agenda. Undi mugabo umwe nawe yari umupasiteri, ari umupasiteri muri bano bantu bita ngo n'ababatista, yari umupasiteri w'ahantu mu mujyi mutoya nyine, nk'uko bavuga wenda umupasiteri wo muri Muhanga. Noneho umupasiteri nawe aza kugwa, aza guta umugore we, aragenda ashaka undi mugore wo muri uwo mujyi utari n'umukristo, baranashyingiranwa, atandukana na wa mugore we. Ariko abantu bo mu itorero babimenye, basa nk'abamukuye kuri wa mwanya yari ariho, ariko asigara ari umukristo usanzwe, akageza gusenga bisanzwe na wa mugore we mushya. Noneho umukozi w'Imana umwe aza kujyayo umunsi umwe, ari nawe watanze nyine ubwo buhamya. Haza kuza umudamu, umwuka w'Imana yamanukiye, avuga mu ndimi. None wa mupasiteri waguye arahaguruka ajya gusobanura za ndimi. Indimi zazaga zivuga ngo kuko mwaguye mukanga kumvira Uwiteka, iherezo ryanyu ni muri Gehinomu. Kuko mwaguye mukanga kumvira Uwiteka, iherezo ryanyu ni muri Gehinomu. Noneho abantu birabatangaza bati ni gute se uyu mupasiteri waguye, wagiye mu busambanyi, agata umugore we, ari we usobanuye zino ndimi? Noneho uyu mukozi w'Imana nawe biramutangaza, niko kubisengera, abaza Uwiteka ati ibi ni ibiki ko bitugoye kubyumva? Umwami Yesu aramubwira ati ati nibyo, izi ndimi rwose yazisobanuye mu buryo bwa nyabwo,
izi ndimi ni indimi zoherejwe n'umwuka wera, kandi n'ubu busobanuro rwose n'umwuka wera wabumuhaye. Atari ko ikintu yibeshyeho ni kimwe, ubu butumwa ntabwo ari ubw'itorero, ubutumwa ni ubwe. Ntabwo ubu butumwa buje kubwirwa itorero ryose. Impamvu umwuka wera ari we yanyujijemo ubusobanuro ni uko ubutumwa ari we bureba. Atahubwo we aho kwihana, aho kunyakira ngo yongere ngarukire, ubu butumwa bushyize ku bandi, we yigize intungane. Ni ijambo nari mwohereje ryo kugira ngo ahinduke, ahubwo aho kugira ngo ahinduke arishyize ku bandi, aryikuraho. Ati kubw'iyo mpamvu aya mahirwe yarabonye ni amahirwe ya nyuma, none yapfushije ubusa, ararimbutse. Umugabo nawe yarimbutse uko. Satani amufata bugwate, nawe aragenda gikuzimu. Ni ukuvuga ngo rero umukristo, niba abadayimoni bafashe umubiri wawe bakaguteza indwara, bakaguteza ibigeragezo, bakaguteza amakuba, bakaguteza iki, mu gihe ukiri muri Kristo Yesu, ntugahahamuke ngo utinye. Kubera ko ikintu gituma abadayimoni baza mu mubiri wawe bakakugirira nabi, ni ukubera ko mu mubiri wawe hari ibyo utunze, hari umutungo Satani utunzemo. Mu bugingo bwawe hari umutungo Satani urimo, ariko umwuka ni umutungo w'Uwiteka, kugeza igihe wowe uhisemo kuba Satani. Igihe rero umwuka wawe ukiri muri Kristo Yesu, igihe umwuka wawe ugihamanya n'umwuka wa Kristo, ubu ugifite bwa butware bwo kwirukana cya kibi kiri ku bugingo bwawe. Ubu ukiri muri ya mahirwe yo guhatana, none ukajya muri rya siganwa. Abadayimoni ugahatana nabo, dayimoni akaguteza ibibazo, nawe ukamuhagurukira ukarwana nawe, umuti ntabwo ndi bukwemerera ko nteza ubukene, ntabwo ndi bukwemerera ko nteza iyi ndwara, ntabwo ndi bukwemerera ko mfata bugwate, ntabwo ndi bukwemerera ko ufata urushako rwanjye. Kubera iki? Kubera yuko umwuka w'Imana aracyari kuri wowe, nuhaguruka umwuka w'Imana azakurwanirira. Nababwira urugero rw'undi mudamu umwe, ari nawe ngiye gusorezaho. Umudamu nawe yari umukozi w'Imana, ari umwigisha, yigisha abana mu itorero. None umudamu yarimo yegereza igihe cya menopause, kiriya cyo gucura. Noneho imisemburo iramuzamukana, agira ububabare bwinshi mu mubiri. Agize ububabare bwinshi mu mubiri, ahangayikishwa nabyo, arahangayika cyane, ariheba. Noneho agumya kubitekerezaho cyane kugeza n'igihe bimubujije gusinzira. Hari igihe umuntu agira ibibazo bikamubuza gusinzira, we akagira ngo ni ibibazo bimubuza gusinzira, kandi ari abadayimoni. Abadayimoni babyuriraho, baramubwira bati iki kibazo ugomba kukibandaho, kiraguhangayikishije. Bamutera imihangayiko idashira. Umudamu agira stress, umudamu agira depression, umudamu agira ihungabana, umudamu birangira ahindutse umusazi. Umudamu ahinduka umusazi, atangira kumenagura ibintu, atangira gukubita abantu, atangira gusakuza. Umudamu bamujyana mu bitaro by'abo mu mutwe, bajya kumuvuza mu bitaro by'abo mu mutwe, batangira kumutera ibishinge by'abasazi, batangira kumuha utunini. Asa nk'uciye bugufi, ariko n'ubundi atubwenge, ntiyongera kuba umuntu mutaraga. Noneho murumuna we yari umukristo, nawe aragenda abwira pasiteri, aramubwira ati mukuru wanjye wajya gusa kwigisha abana yagize ibyago ibi n'ibi. Ati ntabwo mwabimenye? Ati ntabwo twabimenye. Bati bajya kumusura nyine mu bitaro, bareba ukuntu yabaye. Noneho bafata umwanzuro ko bazamushyira imbere y'Imana ku munsi wo gusenga. Bagiraga icyumba cy'amasengesho, bagiraga abadamu basenga kweri, bashobora kumanura ijuru kabisa. Noneho abadamu bafata umwanya baramusengera, uwo munsi wose wari wo kumusengera. Umudamu aroroherwa pe, amahane arashira, ariko ubwenge ntibwagaruka. Amahane amaze gushira rero, mu bitaro baravuga bati rero uyu mubyeyi ntabwo ari byiza akaguma hano, dore yashize amahane, ni mumujyane mu rugo murebe ko yakoroherwa, nagira ikibazo gikomeye muzamugarure, mujye mumuha imiti tugiye kubandikira, mumufashe, mumwiteho, wenda rijya azagaruka. Ati kuko kugira ngo ubwenge bugaruke twe ntacyo twabikoraho. Ubwo baramujyanye, bamugejeje mu rugo, ariko wa murumuna we akajya amuzana gusenga. Umunsi umwe rero aza kumuzana gusenga, ahahura n'umukozi w'Imana wari ufite impano yo gusobanukirwa iby'umwuka. Noneho ahamugejeje aramubwira ati rero
uyu mukuru wanjye ndagira ngo umusengere. Yaricaraga akaba nk'irobo, agakanura nk'igipupe, amaso akayakanaguzwa, ntanyeganyege, ntakome. Ubwo paseri atangira kwigisha ijambo ry'Imana, atangira kwigisha iby'umwuka. Bimaze kumwinjira mu matwi, umudamu atangira gusakuza, atangira gutondagura amasomo yo muri Bibiliya yose yenda kuyirangiza neza. Amasomo yose ngira ngo yigeze gusoma mu buzima bwe yose atangira kuyaborokora. Buri ijambo ry'Imana tuba twararize umwuka ukarirya, ntabwo iba ryarabaye imfabusa, umwuka uba waraririye. Ahubwo hari igihe Satani n'abadayimoni n'imikorere yabo barizitira ntirisohoke ngo ritugire umumaro, ariko riba ryaragiye mu mwuka, riba ririyo. Ubwo umugabo aravuga ati rero uyu mubyeyi reka tumusengere. Aragiye aravuga ati ariko uyu mubyeyi ubu ndamushobora njyenyine? Arebye ukuntu ameze nk'irobo, arebye ukuntu areba, aravuga ati uyu mubyeyi ntabwo namushobora. Bahamagaza umunyamasengesho udasanzwe wari uri mu cyumba cy'amasengesho, nyine wari ukuri icyumba cy'amasengesho ngo aze bafatanye. Baramuzanye, barasenze wapi. Ahubwo umudamu aba umusazi burundu. Babadayimoni barahaguruka, babandi bari baracecetse baramuhagurukana, aba umusazi ku buryo bamufataga bakamuzunguza kugira ngo nibura ase nk'ucitse intege ye kurwana. Umugabo aravuga ati noneho ndabigenza nera, umuntu bamuzanye atuje ndamusengera narushijeho kuba umusazi. Noneho abwira wa mudamu w'umunyamasengesho n'abandi banyamasengesho ati mwe musengera, ndaje gato. Asa nk'ugiye ku ruhande atangira gusenga, abaza Uwiteka ati Uwiteka wambabariye ukantabara. Uyu mubyeyi yaje yarorohewe adateje amahane, ntangiye kumusengera none nasubiye urudubi, ndabigenzana ntabara merewe nabi nanjye. Uwo Kayibanda aramubwira ati genda umukoreho, waturuvuga uti mu izina rya Yesu dayimoni uri guteza ibisazi uyu mubyeyi, sohoka ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Umugabo arashidikanya aravuga ati ese umuntu namusengeye navugije induru abadayimoni banze kugenda? Iri jambo ryonyine ubwaryo riratuma abadayimoni bagenda? Ubwo asa nk'ujijinganyije, kandi amavuta y'umwami yari amujeho kugira ngo ajye kwirukana abo badayimoni. Arahaguruka ariko agenda ari gushidikanya ikimubayeho. Ijwi ry'umwami ririmuza ati wansuzuguye kandi nari naguteguriye inzira yo gutabara uyu mubyeyi. Asubira gusenga nanone handi yaragiye gusengera ati mwami nagusuzuguye gute? Umwuka we aramubwira ati nakubwiye uburyo uri bwirukana uyu mudayimoni, none wabipinze. Wowe nubwo wamara imyaka 100 wirwa wipfuragura ntago wamwirukana. Arangura ati none wambabariye koko? Narangaye, ntago numvishe neza ijwi ryawe ngo ndiha agaciro, ndakwinyize ngirira ibambo mbabarire, wongere usubize amavuta nirukana n'umudayimoni, none ndaguhamiriza ko ndi bukumvire. Aramubwira ati ngaho noneho genda. Aragenda amukura ku bitugu, aramubwira ati dayimoni uri guteza ibisazi uyu mubyeyi, dayimoni ufashe bugwate umubiri we n'ubugingo bwe, ndagutegetse ngo muvemo nonaha mu izina rya Yesu. Bagiye kubona umudamu aratigise nk'uko ubona moteri itigita, aratigita avuza induru, umudayimoni amuvamo. Wa wundi wamutezaga ibisazi no kugira amahane. Umukozi w'Imana we bitewe n'icyo yavuganye n'umwuka wera yari yabibonye ko umubyeyi abatuwe, ariko ntago umubyeyi yagaruye ubwenge ako kanya. Yashize amarere n'amahane, amaso arongera aragaruka, ariko ntiyagarura ubwenge. Abantu baravuga ati hari wenda abaye nk'umufashije ariko ntago atabawe burundu, ariko we yari abizi neza ko atabawe. Ahita abwira murumuna bati mujyana ruhuke, mumwiteho, mumugaburire neza, ibintu bizagenda neza, mwizere muhumure. Baramujyana. Ku cyumweru gikurikiyeho yaje gusenga ashima Imana yarabatuwe. Haleluya. Noneho Uwiteka rero aza kubwira wa mukozi w'Imana, aramubwira ati uyu mubyeyi abadayimoni bari barafashe umubiri n'ubugingo ariko batarafashe umwuka we. Uri kubibona? Abadayimoni rero iyo bafashe umubiri bagafata n'ubugingo, ku buryo umuntu atagifite ibitekerezo, ku buryo umuntu atagifite imigambi, ku buryo umuntu adashobora kwihana. Kubera ko uyu mudamu yahoraga avuga ngo nakoze icyaha kinyicisha, nakoze icyaha kindimbuza. Kubera ko Satani niko akora, Satani w'ikintu gukorera aravuga ati reka uyu muntu mwereke ko atagomba gutabarwa. Yagiye mu bapfumu cyane ntago ashobora gutabarwa, yakoze ibibi byinshi ntashobora gutabarwa, yarenze itabaro. Bura abantu benshi baba baragiye indera babumva ko byarangiye. Satani abateza uwo mwuka wo kwishinja ko
badashobora kuva hariya hantu bari. Aramubwira ati ariko umwuka we wari ukiri muri Yesu, kubera ko ntabwo yigeze yihakana umwami we kumugaragara. Yemere abadayimoni baramutoteza, ndetse abadayimoni bamufata bugwate, ariko ntiyigeze ahakana umwami we. Niyo mpamvu rero umwuka wera yagomba gukoresha inzira ze kugira ngo uyu muntu abatuke. Wowe ntabwo wari kumubatura ngo bikunde, ariko umwuka wera wabasha kumubatura. Imbaraga z'umwuka wera zibasha kumubatura. Ruvuga ngo hari ibintu bibiri. Hari ubutware dufite muri Kristo Yesu, nkanjye mfite nawe ufite, kuko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ubwo butware rero ubasha kubukoresha ukirukana abadayimoni mu gihe ugifite igiciro runaka cy'ubugingo bwawe, ugikontorora amarangamutima yawe, ugikontorora ibitekerezo byawe. Ushobora kwihana, ushobora kwicuza, ushobora gufata umwanzuro. Ariko hari abantu baba barafashwe bugwate batanafata n'imyanzuro. Bana bari mu bafite autism. Mbese umwana ufite autism, uriya mwana wamubwira ngo ihane se? Wamubwira uti sakira Kristo nk'umukiza wawe se? Niba kugira ngo uriya mwana abashe kubatuka, abashe kugaruka mu bumuntu buzima, abashe kugira ubuzima buzima, nuko umwuka wera ari umubatura akoresheje ubushobozi bwe, kuko umwuka wera afite ubwo bushobozi. Ariko mu gihe wa mwuka wa mwana utari mu biganza bya Sekibi, cyangwa se umwuka wa muntu, niba ari n'umuntu mukuru, umubyeyi rero arabatuka aba umuntu muzima. Ruvuga ngo ko abadayimoni bafata umubiri wawe bagafata n'ubugingo bwawe, ntibisobanuye ko Satani yagufashe bugwate. Iryo jambo abantu barikoresha nabi. Satani nicyo agambiriye kudufata bugwate, ariko ntago abigeraho byoroshye. Ni wowe ugomba kubimwemera cyangwa ukabimuhakanira. Barabamupfumu rero, niba baramenye ijambo ry'Imana bakamenya Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, barangiza bakiha Satani bakamuha ubugingo bwabo, byararangiye, nta garuriro. Finito, fini. Ubwo rero tugomba kuba maso, tugasobanukirwa imiko ya Satani. Satani ntakatuyobye. Nabara abavandimwe bawe ujya kwigisha ijambo ry'Imana, bagomba kureba ngo ese uyu muntu ngiye gutabara koko ntabwo yakoze icyaha cyo kumwicisha, agasenga umwuka wera akamuhishurira, kuko ashobora kuzakoboka amava akayakobokera ubusa. Ashobora kuba ari kubana n'umugabo n'ubundi byarangiye, ashobora kuba ari kubana n'umugore n'ubundi byarangiye. None hari n'abantu b'uburyo bubiri. Umuntu umwuka w'Imana yigisha ijambo ry'Imana akaryanga, akajya ahora akangira Kristo buri munsi, umwuka w'Imana agera hakamuvaho nawe bikarangira. Nawe wundi wamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana akakwirengagiza akajya mu bibi, akajya gukora Satani, nawe umwuka w'Imana ashobora kumuvaho bikarangirira, uwo muntu akazarimbuka. Abadayimoni bakamufata wese agasigara ari igikoresho cyabo. Uwo muntu rero aba yarapfuye mu by'umwuka. Ni babanda abahanuzi bakavuga ati uyu muntu yarapfuye, kandi wamureba ukabona aracyariho. Uriya habo muri Bibiliya yarapfuye mu by'umwuka, byarangiye. Sawuli yari yarapfuye mu by'umwuka, yaranze ijwi ry'Uwiteka ajya mu bapfumu. We yarapfuye mu by'umwuka. Ibyaha byose yakoze yari kubibabarirwa, ariko kiriya cyaha yakoze cyo kujya kuraguza kandi afite Uwiteka Imana ye, bisobanuye ko yarahakanye Uwiteka Imana ye, yisunga abapfumu n'abarozi. Kandi yarazi ukuri, kuko we Ahabu atandukanye n'abandi bantu, kuko Ahabu we yavuganaga n'Uwiteka. Yavuganaga n'Uwiteka. Umwuka w'Imana yamuzaga akamubwira ibintu bigiye bitandukanye byo kumuburira no kumwigisha. Arangije abirenga ajya kubaza umupfumu, ajya kubaza imyuka y'abapfuye. Cyo gihe bigoye rwose. Ngayo ngo